inshuti zacu muraho neza tubasuhuje iwacu mu Ijuru Rito family show nyuma y'igihe kitari gito nako tugacaho umurongo tubakumbuye murabizi cyane tuhora tubibabwira muziko ibintu tukora tubikunze iyo tubonye akanya tugomba kugira ikintu tubaha tugashimira cyane abantu benshi badahwema kutubaza ese muri he ko tutabaheruka turabakumbuye bakatubaza muri amahoro mumeze neza menshi cyane mu gikari Imana igiba mu mugisha abantu gutekereza badukumbura nuko nako tujye tubakumbura nubwo ari igihe akanya kaba gake ariko turabakumbura kandi dufite ibyo cyane kubaha hari abantu babiri reneremereye ko n'inyongera twajya gutangira nzasohoza hari umutantini cyangwa umumama ukora muri Equity amusanzeyo akagenda anungira abandi bantu intoki ngira ngo umuntu tuziranye arangije ahita azaransuhuza mu bite ku Ijuru Rito murakomeye so ndamusuhuje n'umutonto ukorera iruhande rwa Gramerike ejo bundi nagiyeyo najyanyeyo n'umwana ahita ambwira ngo ariko narababuze so ubwo rero twagarutse kandi naho abatwandikira mu gikari abandika mu gikari abatugisha inama bamwe abaduhamagara ati bite ko twababuze turabakumbuye bose twabavuga abo twese twabavuga ariko abo ngabo bahagarariye abandi bose turafite ku mutima turabakunda n'ukuri pe n'aka message kabone twandikira mutubaze mubaheye ko mudaheruka kuduha akantu n'ukuri katujya ku mutima bizeze ko twagarutse oya sheri mbabarira ariko oya tubaha uko tubonye uko Imana dushoboje bwo nabo bajye banashyiramo n'isengesho ariko so tugaruze dushaka kuganira iki dufite insanganyamatsiko nshaka ko bije batubwira cyangwa nyibabwira ese iminsi mikuru mu muryango ni ngombwa kuba ngombwa ni wangu hari icyo bimaze cyangwa ni ibintu nk'ibyo haza Saint Valentin haza anniversaire z'abana z'umugabo z'umugore anniversaire ya sheri wawe hasigaye haraje n'ibindi bya baby shower murabyumva haje bridal shower ako cyo nawe ujya gukora job shower ariko bizana ni amafete yo muri famille nyine umwana we wakoze bridal shower ari umuntu uvuye mu muryango bari kumutegura kujya mu nkuru iyo bakoze baby shower ni umwana baba bari kwitegura kwakira mu muryango igihe wakoze ikizami uri kwitegura gutangira akazi gashyashya kubera icyo utakora job shower cyangwa kumva umuntu ngo yatumije imodoka ugatekereza ko bazakora kashawa suko yaba ari kashawa cyangwa yaba ari kawoshi kimwe muri niba ari ugukora amafete just kuyakora umuntu yajya akora nayo mafete wagura telefone nshyashya ugakora phone shower simbizi ubwo wenda uraza kutubwira logique biri muri izo za showers zanyu kugira ngo tubaje kumva niba ari na ngombwa wakoze wa shower bagiye nayo turayivuga showers zose nawe ni fete baby shower bridal shower groom shower job na rumungu nawe bayikoreye job shower car wash shower so ngaho tubwiye okay basheri baseka tuvuge duhere kuri Saint Valentin duhere kuri anniversaire okay duhere kuri birthday basi mwaragize anniversaire okay ukaduhere kumufasha cyangwa umukunzi agize anniversaire ese no abantu baba barakuriye mu miryango ibyo bintu bitabamo gasanga nk'umugabo aravuga ati ibyo bintu niba ntabwo nigeze mbona twabibonye dukuze ariko turabikora kamene umva ntabwo ngiye mbona nkura mu muryango ugira anniversaire byo ntabyo nzi iwacu ntabwo bajya bamenya anniversaire yanyu ntabwo ari byahozeho n'uyu munsi hari abantu icyo bita ngo date de naissance DOB date of birth hari abantu bazi ko bisavinga mu irangamimerere mu itariki y'amavuko nta kindi kintu imaze uretse kuba ku irangamuntu no mu bitabo bya leta civile ibindi muzana ngo anniversaire nizo uvutse ropromine itariki ya mbere z'ukwa gatandatu hari ikindi kintu gihambaye bivuze mu buzima cyangwa kubisizenguruka mu buzima ku isi ubwabyo ngewe ukuntu byumva ntacyo bivuze kabyemere gutyo swati ntacyo bivuze ariko ufite umukunzi ufite famille
umugore wawe umugabo wawe sheri wawe aragukunda kandi haragaciragura kuba waravutse hari ikintu bimumariye mu buzima bwe ubwo kuko iyo tariki yagombye gutambuka gutya kunzi bacu nabo batubwire ikintu nemera cyo abantu babiserebura mu buryo butandukanye sibyo ntabwo ari ngombwa ko niba wamugani umwe yiserebura akajya kwiserebura kuri ile ya Maldives ni ile Seychelles cyangwa wenda muri Maldives cyangwa se akajya kwiserebura muri Brazil sinwa ko nawe ari kujya kwiserebura sinwa ko nawe ari kujya kwiserebura ariko sheri niyo wabyuka mu gitondo giye ukuntu byumva ariko Imana ishimwe ntabwo giye bagirwa anniversaire yawe ariko ukuntu mbyumva sibyo abashaka kumenya nabyibagira kandi bigushime kandi ntabwo njye nibagirwa anniversaire yawe sheri kanku dufata urugero anniversaire yawe ya mbere ufite kwibuka anniversaire kwa mbere ku celebration sinjye nago celebrate anniversaire bwa mbere mu rukundo rwacu anniversaire yawe mu mwaka yabaye imbere yiyanjye tugiye gukundana ko no mu buzima busanzwe ukorera aga surprise ku munsi ni wibeshye mu kwa gatandatu ntuyikore oya wenda dukundana wenda ntabwo mbisi ko byari kugenda ndio dukundana nka nyuma mu kwa gatandatu wasanga utayibunze celebrate kubera ko wenda wasanga gukora kubera ngiye kubera naragucelebrate ntawamenye ariko Imana ishimwe nakoze iyo debi nagize iyo tangira ryiza nawe ufata umurongo naguhaye umurongo washyizeho fonda washyizeho itimasi cyo bita itimasi uvango anniversaire yacu ya mbere nakoga anniversaire mu kwa gatandatu mbamaze kumeza babije twatangiye gukundana mu kwa kabiri 2008 mu kwa gatandatu le premier yagira anniversaire namukoreye surprise mesher wenda ze kubashyiraho agafoto ariko karaga surprise twese tukiri amazimire kandi yari iryo icyo nashonje sha ibintu bivuze ngo niyo umuntu agishonje ashobora kugira anniversaire ariko muri dukeya singombwa ngiye uko mbyumva pe wenda nawe uratubwira ukuntu mbyumva sheri nubwo bivuga ngo nigena guhaye umurongo ku ruhande rumwe njye nabanza nkajya ku ruhande rw'abagabo b'abantu nkanjye bwa mbere menya ku itariki y'amavuko igira ikintu imaze hari muri 1998 ngiye kubona mbona nagize anniversaire mu gitondo nabyuka njya muri refectoire niwera icyayi n'umugati saa sita bazanye umuceri ndawukubita nijoro bazanye ibijumba cyangwa mva nyine ni nko kuwa gatatu cyangwa kuwa gatanu w'icyumweru gishize njya kubona mbona umwana rwose nzaniye ikarita yanditseho joyeux anniversaire n'utundi tugambo turyoshye sinzi n'akandi kantu yanzaniye yari akashokora yari agati ndawe se ibindi bicyate atuze anniversaire yawe nyine navuga kumbe burya itariki ntago iba kwiranga muntu gusa kigena niranga muntu nari nanagafata so hari abantu rero bimereye buryo kandi ngera nubwo nanabaveba uko kwishimira ubuzima navutse nyine ari ya mbere siko gatandatu aho kwishimira ubuzima n'ibyagombye gufata uwo munsi gusa niba mfite icupa mfite umuvandimwe turisangira nagombye guserebura ubuzima guhera la premier z'ukwa mbere kugeza la 30 z'ukwa 12 je nibyo niba nkundana n'umugore wanjye nagombye buri munsi kwiyaranja kurya uwo munsi uba celebration yes ako niko sinzi niba ari kuri radio nahoze mbyumva yari mu kiganiro hari baba ngo hari abantu ngo bajya muri public ngo bagaseka bakagira gute bava imbere ya kamera cyangwa bava mu bukwe bagahita yishika urundi bagahita bongera bakamera nk'Uburusiya na Ukraine kandi mu bukwe bari bameze nka gutya cyane intoki zawe basetse baye yewe na muzitsi zigaragara baye aho ujya ngo njye ujye umfenta shemba babita ndatakana nagiye mara ntagiye mu bukwe umugore n'umugabo bari banyicaye imbere reka mbivuge kandi umuntu yagize kubigusetsa reka bisetsa mbibwire n'abantu pe n'ubwo njye numva iriya scenario sinjye twari turi kumwe je nari ntaje mu misa ariko nje uhita ubimbwira aho noneho misirangiye bakamiye amaso misirangiye tuvuga yandi ngoroho yagira singiza nyagasani noneho handi mugera ngo dusingi umugabo agategeka ngo umugore agafata akaboko k'umugabo ndakishikuza mukamushikuza so ubwo rero kandi aho ngaho byagera kuri Saint Valentin rero agahurudukana ibihuru by'indabyo ngo ntazo ntabwo nyine niba bitameze neza ubwo bimeze neza niba bimeze neza ni umwaka wose kuki dufata umunsi umwe indabyo sheri abubwire ntabwo nigeze menya uko indabyo ziryoha kugeza igihe uzimpereye
kubw'ibyo abagabo bakurikira Ijuru Rito sibyo si ngombwa kuba umugore wawe indabyo ariko make her feel special on that special day. How? Kuri Saint Valentin ubundi nibwo bwa mbere wamuhaye indabyo. Ndabona ko kuri Saint Valentin utaza kubeshya abakunzi bacu ariko bazimuhaye ari guserebura Saint Valentin. Nyine Saint Valentin ni umunsi w'abakundana. Ushobora kuzanga umunsi umwe mufata nk'abakundana ari umunsi widekarariyeho, which is my case. Kuri 13 z'ukwa kabiri nta mpamvu byefite uwo mahirwe ufite nuko byegereye Saint Valentin. Nyine nabikoze nzi impamvu nashatse nanze kubikora unaza nari kuviziza kuri Saint Valentin nari kwizihiza kandi tukaba tutaramenya aho tumenyaniye ndabikubwira urabyemera bivamo umusaruro rero no kuziza ariko maze sheri baze gato ushaka kubeshya uretse gato utabeshya abakunzi bacu tuvugisha ukuri none se kuri Saint Valentin byapashije gutyo gusa birarangira bimera nk'umuntu udafite umukunzi igihe ikintu bivugira sibyo nibyo koko gucelebrate your own way uburyo bwanyu bibeho pe singombwa ko bambwa nibiba nk'iby'abakanaka ariko ngiye ukuntu mbyumva sheri please numva rwose hagomye kubaho ka celebration umva nine kibazo ragani icyo ngicyo celebration ni iki life is celebration in itself ubuzima bwabwo ni celebration kamubwira simbise ngo urugero nkubwira ngo kuri Saint Valentin twarabyutse ntabwo bibanyaho ntibikuyeho ko igihe cyose nabyaraga umwana wanzaniraga indabyo kwa muganga sibyo ari indi case ariko buri gihe byayonzanira ururabyo merci beaucoup Imana igumugisha for that n'abandi bagabo kandi ngiye mwabyaye murazikunda nabyo cyangwa murazikunda cyane ukora ko ntabwo mbese darling I cannot say ngo turazikunda en fait icyo kintu iyo geste bwayo umuntu abagukoreye ituma wumva uri special sibyo ituma wumva ko hari valeur aho icyo kintu yaba wenda uwo mwana waje mu muryango mbabumva ntabwo ari ngombwa ko umuntu azana indabyo ushobora no kuzana cyabo bimba kugira ngo umuntu ajane amashereka numva bavuga ngo primus ishyushye uzana amashereka dali ushobora no kumubwira amagambo meza ukaza ukamwegera sibyo uko nizo ndabyo hariho n'umuntu ushobora kuzikuzanira ariko wenda ariko ntabwo zikumenya kuzana indabyo atari kwenda gufata umuntu ikintu nibaza amagara ariko ndi guhagararira ba bantu wenda batarabyumva nanjye nagiye kubyumva vuba n'impamvu naziguhaye ruseze n'ubundi kubera iki umuntu ategereza ko bamuha indabyo cyangwa iyo mubimba cyangwa bamuha ayo magambo meza kugira ngo bimbe ari special ko deja you were special umunsi nafashe icyemezo bango mu bakobwa miliyari 3.5 bari ku isi abavutse n'abazavuka nyuma ngiye guhitamo duto abarengera umugore wacu aho ngaho cyari cyakemutse wari wabaye special nuko kimwe ategereza ngo kuri anniversary ngo ari bunyibutse ko ndi special kuki wawe wabyibagiwe ubundi bo wagarara babandi no darling no byuko no byumva nandi kuvuga hari akora tuvuga umudamu yabyaye sibyo of course indabyo zizanye mba numva ni byiza biraryoshye umva nyine uri special ariko nanubye nakubwira ko ushobora gucelebrate uwo mugisha umudamu mugiranye karekare ngo umudamu wabaye buriya bisha bundi kubundi umudamu agashobora guhumuka indabyo ariko nanone kubera icyo yo mwabyaye ari twe tubahe indabyo wenda twimwagombye kujya wenda tumuzidora twabateye inda ukoragira ngo mvuge urugendo rw'amezi 9 umudamu wamazeho iminsi neze ugiye ufata bifasha amezi 9 nge banaragiye muri vacances we deserve not only even flowers n'ibindi byinshi cyane ariko je ni bikimamu aho ngaho ya aho mitandaka no kumu feministe ngiye nari si utwitenge ntabwo mba ntwite oya nibyo kuko abadamu bafite amahirwe babona abagabo bakabaha iyo ufite umugabo mwiza kuba hafi nanjye navuze ngiye ntabwo navuze abagabo bose thank you hanyuma rero bakakwitaho hanyuma igihe cyo kubyara nkaba wowe n'abagabo batabikora benda ko batabonye care bumva abantu bako maze ko indabyo kanenge ko nanga mwaro warumva nyina ndabwo indabyo nayo twabyaye twabyaye hoya twabyaye n'uwo ugomba kumura urabyo cyangwa se ukaza ukanambwira amagambo meza ubundi akenshi mbona umugabo nyine abwira umudamu ati wakuze kumbyarira umwana kubera ko abari kunese amezi 9 umaze umwana wana bo wamwibyariye okay akunze bacu batubwira ukuntu namwe mutubwire kubera cyo abagabo urugero bahindaba abagore babyaye abagabo ko twe nta kintu mudo
twe nta ruhare tuba twabigizemo. Okay, ako karagaciyemo. Nuko rero anniversaire tuzizihize tugire gute. Icyambere ese ni ngombwa. Reka nitandukanye na babagabo n'uyu munsi bataratangira kubikora. Icyambere nyaza ko ubuzima bamo ibintu byinshi. Kwa mbere ujya kwiga, kwa kabiri ujya gute, kwa gatatu umwana guherukira umwana stress z'amasomo, stress za devoir, stress z'ibizami, waba umaze gukura ukajya kuri kaminuza, stress zo kwitunga. So nibaza ko mu buzima hakabaye hakenewe utwo tuntu turi tw'udusouvenir twiza. Voilà. Niba rero waragize amahirwe abantu bagira ubuzanga bavukiye nka rimwe, ntabwo mushobora kuba muri umuryango w'abantu batanu mwese muvukire. Mwakwihanganye niba muri famille y'abantu batandatu. Muri za stress z'ubuzima iyo minsi ya anniversaire ikaba special. Vraiment. Kuryo nunasaza. Kuryo n'umwana nakura azajya avuga atari kwa mugani. Nubwo nigaga kure, nubwo nagira ariko iyo habaga anniversaire. Kibuze baguraga singombwa ibyabi bizina bikeke bihamba. No kujya muri nuzu gukora fata keki yingino zino bakora muri mu mineke za banana keki. Ukakazana mu rugo kubera karakantu kahatahasanzwe. Unavuga mu miryango bidasanzwe. Banana keke se ne banana keke ntibayikora mu mineke. Nyine ni keke irimo imineke cyangwa senzi n'abari imineke mu muri sana. Okay, abakora patisserie baratubwira. Icyo navugaga ari famille kamwe muzidafite amafaranga yo kwafodinga bya bikeke binini. Agabatuye umunsi kwa kumwana wanjye ariyo tariki yavutseho afite imyaka 3. Reka ngenda ngira uyu munsi telefone zaraje buri muntu wese ashobora kuba photographe. Agashyira ku gakeke aho yashakaga gura fanta imwe akayivangamo n'amazi bakayisomaho ako umwana akabona ko uwo munsi mundi kuvugira ku bakene. Oya shira nose tukira abantu twamuga fanta turi bangana. Hayi muga turi bona babiri. Bavugaga ngo babiri cyangwa batatu. Nose yamaraga kuyimunyota karazana. Byabaye wese yeyi. Ahantu henshi mbafisa. Abo mubone iye cyangwa ntibanayiguye. Nyine aho kugira ngo batayiguha rero bagumwe mukayisangira muri. Nesha tukazabona mwavutse neza princess. Terwa n'ikiciro cy'ubude. Ese ngo bana bahebye. Ukumva nicyo gihe yavutse muri. Yavutse mu gihe cy'ebyire. Ese twabanga buri we twari mu gihe cya babiri. None mwe mu gihe cy'ebyire. Mwe muri abakisha. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Uwo munsi ukaba special. Aho ngaho wenda ni kuri anniversaire y'abana n'iki. Ngira ngo turagerageza. Vraiment. Imana ikibazo ni kimwe ngo ibintu bihenze nicyo kintu tuje ari. Cyo icyambere nicyo ngicyo nashaka kuvuga. Ni mu mugoro yaravutse ku itariki runaka, umugabo yaravutse ku itariki runaka. Nyine ndabizi nahoze mbivuga ndi kugira ngo ikiganiro n'abakunzi bacu bagire ko mwumvishe ko uwo munsi ari umunsi udasanzwe. Ku buryo numara no gusaza muwa mugani musigaye mwicare mu rugo abana barashatse bicara mugasubiza mu wata ariko kamemu on avec twabaye ntimugire souvenir gusa z'amadeni. Oya hari abantu bura nk'abantu batajya bagira anniversaire, batajya bagira anniversaire y'abana, batajya bagira izo za anniversaire z'ababyeyi. Umugore yabyara nta muhurura byo ntagire gute. Usko mu mutwe wabo muri kuri memory card ya yisubiye inyuma usanga amasouvenir ariho gusa n'amadeni n'igihe abaga yatsinzwe amadeni. Urabona ngo muri memory card n'amadeni n'igihe yari yakubiswe, n'igihe yari yagurishije nka moto asigaye agenda n'amaguru, n'igihe yari yagurishije imodoka yasubiye muri zonda, n'igihe yongeraga agaruka ubuzugaza ni struggle hanyuma zokazagera souvenir nzima rya. Seri ofete hakantu ntekereje ubuzima bubamo ibintu byinshi cyane. Thank you kuri izo points uvuze. Ubuzima bubamo ibintu byinshi cyane byiza n'ibibi voilà. Iyo utabashije guswitchinga ujye igihe of course igihe bibi byaje bibemo sabe nyagasana bibutambutsemo kuko ni nawe bidutambukamo buryo byaje kandi nta ushobora kugescapingira wabihungira he. Turi mu isi
aya sinzi je n'ujya gukunda kuvuga ngo ibiriyo n'imihuro byose bivangavanga ibi nibiza nyine usaba Nyagasani yagufashe kutagenda Nyagasani burya biragutsikamira noneho nibigenda uhaguruke ujye mu kazi ukore nihaze ikirori cy'injoro koza kuvuga ibi biri byiza nwango iyo mu cyumweru cyashize wagize anniversaire biragoye ko uyu munsi hazi ikintu ngo kikujegeze nyina butoke kiraje ariko hari n'ibyiza byaje dufata umwanya wo guserebra uyu munsi wenda tuvuge birabaye uzi ko umwaka ushize mu kwa gatatu bagukoreye anniversaire itariki ya 22 n'uyu munsi hakagira ikintu kiza kukujegeza turi kuri 13 kubera kuvuga uti byibuze reka nyuremo ndwane na kuri 22 bazangura anniversaire hazaba hari anniversaire yawe so ni muzi kandi si ngombwa ko ibi bintu bihenze twatanze ingero kuba anniversaire y'umwana ushobora kuyikorera muri restaurant ahantu heza indi tukayikorera mu rugo indi tukayikorera mu twatumye amafamiye indi tukayikora twenyine icyangombwa mu gufata ya moma special yego niyo mwajya kawunga mukakarya mu buryo buri special mukakarya mugashyiraho buje zino za senkani ku ruhande mukaririmba nimujye aho ngaho nimushaka mukora isengesho mwibutse wa muntu ko mushima Imana byibura ko yaje muri uwo muryango niba ari umwana wagize anniversaire nta kintu uriho pe aho banasimbize natwe dutuye kure aho niba utuye kure ukabasha kuba wabona keke nabuno bufanta buto ukajyana n'abana mu kwicara nko muri kafurizo abonye ukuntu ari heza kandi ndaza gushyira akavuyo agafaka imaze ka ukicara n'umwana uwo mwana buri gihe yibuka ko yagize anniversaire yagiye muri kafurizo kandi se nari amatara ya nimugoroba amafaranga menshi ntaje ako niba muri afite rero muduhamagare bashaka catering outside catering aduhi inkoko n'ifi umuntu yihitiremo cyangwa yafata ifayirisha inkoko muzana amarura mama wayamwe anniversaire apana kuvuga ngo wamuze umwanya akora n'ikibazo rero abantu bava ikibazo abafite umwanya ni muto nituzi wawe wazanye amarura na Jameson na Hennessy na Chivas byaba papa na Belize umuntu akajya arisha inkoko akayirishe ifi nimba yo singiye mu rugo ngo ntangire kireho agatune ku mugore natwe turakora n'ibyo kwa dudu dore icyo kibazo nyine kandi ibyo duhora tubabwira nta mpamvu yo gukora reba igisigara mu mutima umwana wanjye ari kubaza kose kabaye gasiga souvenir sha ufata udufoto mwishime mwibukiranye how special uwo muntu ari yaba ari umwana yaba ari umugabo uzi kugira ngo umugore byuke yagize anniversaire cyangwa umugabo byuke yagize anniversaire asohoke mu rugo agende ajye ku kazi anniversaire joyeux anniversaire byo n'abantu ku kazi abo bimubwira ati joyeux anniversaire kuri Facebook cyangwa wenda ariko mu rugo nothing happened ariko sereka mubaze rero cyatubisanya kuri mukajye musaba ngo mutabikuriye oya mukajye musaba amata ku kimasa ubwo si ubwo ruba rurugo ubundi oya ntawe nsenyeye ase niba umugore wagira anniversaire ntubigibuka wenda wimugurira ibyo byose bigize da izo ndabyo zireke akona akajambo kaza mu gitondo ukabura ufite amamega uri gucatinga urimo urareba ama status y'abantu uri kuri za Facebook uri kuri za Instagram bikunanire no kubimwifuriza hasi no mu gikarira wenda umuntu udakunda ibintu biri public wamwandikira ukamwifuriza mu magambo make fete ni ngombwa zituma mu buzima habamo balance esa doa ijambo ryiza wangu mu bibi byinshi tubana mwisi iyo ukoze utwo tunsi dukura kandi tutunsi dukura dutuma ni nko gushyira mu birungo mu buzima so ni muko iyo misi mikuru ni mukaye mwisuzugura ni ibirungo by'ubuzima icya kabiri na Saint Valentin ariko tuyivuge Saint Valentin ajya mbwiye ngo ya Saint Valentin reseze ngo ntago bonje impamvu nayikoze reseze nuko reseze ari umunsi numva ufite agaciro ko ariko natangiye projet wenda tuzayikora ikiganiro cyihariye yanga wakunze bumve ibyo ari byo nizo Saint Valentin yonyine ko Saint Valentin unonaha okay basi ntushaka igihe nuko banza ni ndabyo bwa mbere nkishima kuri Saint Valentin bwa mbere ndabyo kuri Saint Valentin ajuni kuri Saint Valentin gishidora mayi Saint Valentin kuri Saint Valentin dis-moi bon
buriya rero icyiza cyo gukora ibintu ubikoze nubwo isengesho ry'abasuku rivuga ngo sans attendre d'autres récompenses que c'est de savoir que je fais votre sainte volonté. Iyo ukora ibintu nta gihembo utegereje ubikora ari nyine nko gukora ugushaka kw'Imana. Imana idushyira ku isi yadushyizeho kugira ngo tujye tunezeza abandi. Niko banezerewe yavuze ngo ubundi ubuzima nubwo umuntu abereyeho guha abandi umunezero. Kandi ngiye guha abantu umunezero wa mbere nakabaye nteraho umugore wanjye, nawe uhere ku mugabo wawe cyangwa umugore wawe. Ibintu byo kujya kunezeza abantu bo mu ikipe ngo mukora siporo cyangwa bo muririmbana uhera ku mugore wawe. So rero nuko yakubikora gutyo nta nubwo ubyibuka. Sinzi ibyo nakoze ubushize ariko ikijeje ubundi byo ndabyibuka. Ibyo ndabyibuka banguriye akato. Kuze Valentin 2021. Yago. Ntabwo mbyibuka ariko nziko ufite ubwo ngiye kundabyo. Ndabyibutse. Sibo twagiye mu mujyi hamwe bagurisha amaparufe. Neza cyane. Noneho kubera kwabwa umuga nifite bwo kutamenya guhitamo nkakujyana wihitiramo. Noneho iby'indabyo ufite nandi kuvuga iby'indabyo nibutse akaryo wigize ko umuntu nabyo rumwe akarabyo kamwe kera. Ubu rero ejo ndimo nakubwiye nshatse kugira kuvuga ngo mbese nangiye kubijyamo neza. Ufite kera nagura nzi ukuntu nkunda indabyo. Webwe n'iki? Nabimenye aruko nyine unabye barazimpaka ariko nibwo numvisha byiza cyane biryoshye cyane. Niyo mpamvu nashishikariza abagabo. Mwabyaye mufite nanuze mufite stress muri depression postpartum. Ndamara tuzayivuga wenda ikindi gihe. Hara n'umuntu yabwira amagambo meza uhita wumva arimo nko kuvuga amakuru yo muri kirere. Ntabwo biba biri. Ariko it's sweet. Shaka ubaye warabimumenyereje ntubikore byaje. Cyangwa se wenda bayabyaye. Ufite the key here ni ukuba umudamu abyara umugabo akamufasha ku feelinga donc akamwereka ko ibyo bintu hari n'abakunzi bacu bwawe twabyaye nubwo umwana aca mu mugore ako tuba twabyaye turi babiri. Nanjye nongere nibariza abakunzi bacu kubera iki buri gihe ariko abagabo ngo hari ukuntu bajya bakanda mu bwongo da n'izindi parite zimwe na zimwe. Kuki mwumva twe twabashimira tukababa hafi twebwe ntimudushimire muze kutubwira abagabo mwe mwumva tutaharengana. So abadamu barabukubita rero arizo makaro kubyumva gusa hagati y'ibyiyumviro n'ibikorwa barimo intera ndetse komeza ubyumve rwose n'ababyumva babyumva ariko biragoye ko wabyumva ukanabikora. So fete zira ni ngombwa. Icya kabiri ntizigomba kuba zihambaye. Ndikumva navuga kuri ya Saint Valentin wambaye. Yivuge. Kunle 14 nakujyanyira kavere n'imugoroba. Ako kuba mu gitondo nta kintu nabikozeho kinini cyangwa umubwira ibintu byinshi n'ibigambo byinshi. Nyine numvaga biri bube surprise nkakujyana ahantu twajyaga tuganira tukira abaseribateri nyine mu kugutereta. Ubundi byo nabyo byagombye kuba ari special. Very special indeed. Gusubira ku isoko. Niyo mpamvu nshatse kutugana ko abantu dukurikira kenshi n'abakunzi. N'abantu baba bafite abakunzi abenshi demwa. Niba ufite chérie, niba ufite umugore cyangwa umugabo ndabizi arangwa abantu badacelebra Saint Valentin iminsi yose muri Saint Valentin. Sibyo chérie? Ako ni nako yego nibyo. Ariko kuri wa munsi w'abakundana sibyo? Wanyawo. Kuri wa munsi w'abakundana kubera iki urumva ari biryoshye ko umukunzi wawe yagenda akirirwa nk'umuntu udafite umuntu bakundana. Sinizigomba ko mujya muri resto sibyo? Mushobora aho kandi ukumva ngo buri wese mu celebrate your own way ariko ya speciality ibemo. Abantu celebrate ikintu batagiselebrate bagaceceka. Washa muzishaka ngo mpamvu ugiye nkomeze numva twabyensistaho reba nka leseze reba cyagihuraje uruka uza kuntwara tukana nakoze ninjoro uraza urantwara tugiye gutaha tuvuga ngo ntabwo dutaha tugiye ahantu nkore surprise uzi kunishimye noneho rero ukarenzaho wa munsi wa leseze muzanira indabyo ku kazi
n'abana ruseze ibyo byose ni ibintu bikomeza biryoshya urugo bikaryoshya umuryango rya juru rito duhora twifuza dusabirana twese rikaba ryanabasha kubona erega abantu bashobora no guhitamo Saint Valentin yabo bati Saint Valentin yacu tuyatize nanuko ari ngombwa kwitwa Saint Valentin habayeho iki habayeho ngo twebwe yacu ni Sainte Pelagie uriya munsi ruseze z'ukwa kabiri uri n'umutagatifu ari Pelagie ni barinde ntabwo bisitaza kuvuga ngo twebwe ruseze z'ukwa kabiri niwo munsi twavuganye projet niwo munsi twatangiranye umushinga hashize imyaka 10 n'ingahe ubwo ni n'itanu kuvuga ngo niwo munsi twizihizaho umunsi wo gukundana kwacu kuki uzihiza umunsi w'abakundana muri rusange ariko kandi nawo utari rusange oya ariko sheri muri rusange sinabikubwira gute reba ibyo ni nko kuvuga ngo umunsi wa independence ya Congo n'abanyarwanda bose bajye mu muhanda kwizihiza cyangwa oya sheri oya umunsi w'abakunzi w'abakundana Saint habe hakantu kari speciale nunashaka wenda nunashaka se umubwiye gusa ngo joye Saint Valentin bihagije gusa bikarangira umuryango habiki umwe nakarabyo n'agakarite hariho abantu badakunda indabyo hariho abantu batazikunda rwose ariko nyine make the person feel special reka duhe n'abakunzi bacu mwanya babitubwira ukuntu babyumva ariko ngewe rwose sheri ndongere ngushimire n'imbere ya kamera abantu bose babireba thank you so much leseza narishimye urajya ngo nzongere nuko nakibasha kurira emotion nsigaje emotion sindira ariko narishimye cyane abantu basaza 14 ntwara hahandi kundire abatajyaga tujya turi abafiance naho narishimye urumva bikomeza byerekana at which point umuntu wawe murebe ukuntu kandi byari ibintu by'amafoto ntabwo bifata nk'ibisanzwe fanta bo abazishobora birumvikana niyo mwagendaga abandi babyo bashoboye ariko turangije turitahira ariko numva yarabifashe n'ibintu byatari so namwe mujye mubikora rero reka tubabaze mwebwe murumva biri ngombwa kubera icyo ari ngombwa hari impamvu twatanze wenda nawe mwatanga izanyu uje none atara subscribinga please do ugenda subscribinze kuko biganiro uko bigenda biza bigenda bidufasha kugira imiryango yacu Ijuru Rito murakoze cyane princess aravuze ngo nawe tumushimire niyo cameraman wacu uyu munsi camera woman ejo ndana nandi mu nama baravuga ngo kubera iki bagiye kuvuga ngo igishushanyo mbonera cy'imijyi ngo bavuga ngo ni master plan ubura nta bazashyiraho mistress plan n'ubwo byose bigenda so camera woman mubaho cyane. Thank you, Princess. Thank you guys for watching iki kiganiro kugeza ku aho kirangirira. Turabakunda ku nkunga mukomeza muduteranya gasana komeza abatehero umugisha naho utaha. Bye bye. Bye.